igiterane rero kigamije guha abantu umucyo lumière noneho abantu bamara gusobanukirwa n'uyu mucyo bakaba capable kureflectinga. Yesu ashimwe cyane. Nikabikemo kuri Evangélisez le Monde TV kandi dufite intego nziza rwose y'iterambere nabikunze. Nshaka kubaza gutya, uyu munsi amatorero ya Gikristo n'isi muri rusange bahanganye n'ikibazo cy'ibyaha birimo ibyo byose gufesinga, ubutinganyi, ibiyobyabwenge n'ibindi. Ariko kandi uko ab'isi bashyiramo imbaraga mu gukora ibyaha, n'abakristo bagerageza kubwiza ubutumwa rwose ku buryo bugaragara. Ahubwo umuntu ashobora kwibaza ku butumwa bwiza ubona bubwirizwa mu nsengero zitandukanye, n'umubare w'insengero ukiyongera, ba runaka barufunguye, na hano hirya barufunguye, nahe barufunguye, ukabona mu kagari harimo insengero nyinshi, ariko wareba umubare w'abahinduka ngo bagere ku kigero cyo gusa na Kristo, baba abakristo koko, ukabona bari kuba bake. Hari ikibazo cya methodology, harimo ikibazo cy'abigisha. Muramfasha cyane ko mbyibazaho cyane. Icyo ni ikibazo cya mbere, kuko ubutumwa bwiza bukomeza kwigishwa, ariko umubare w'abahinduka ugakomeza kuba mucya, ibyaha bikiyongera, kandi biba bigaturuka ku bigirirwa izina ry'Imana cyangwa abakristo, ugasanga nawe gufatirwa muri izo kese zose uri kurondora. Haba hari ikibazo cye. Icya kabiri, ikibazo cya kabiri ikibazo umuntu agize iyerekwa ry'iri torero World Salvation Church. Mushumba, mu gihe umaze muri uyu murimo w'Imana wabonye byinshi, wumvise byinshi, wakoranye n'Imana byinshi, hagati y'iby'Imana yagukoreye n'ibyo yagukoresheje, ni icyo ujya wumva kiremereye kuruta ikindi? So kubera iki cyo ngicyo aricyo kiremereye? Thank you. Wakire n'abandi babisubiza hamwe utuma umusoro. Okay, ndi nagira icyo mbaza, nabwo dusangije abantu bazifatanya namwe bavuga ubutumwa, niba hari abaririmbyi, abahanzi babaye no mwatubwira. Ikindi hano niho Reoboth Ministries isengera, cyangwa se niho abaririmbyi bayo benshi babarizwa, bikubona ko bamushumba Reoboth twarayibuze, n'ababyeyi bayo nta makuru yabo maduha. Murakoze. Okay, murakoze. Ikibazo cya mbere cya bikema tubwire gerageza kubisubiza. Arakoze bikema rwose ku kibazo cye. Murakoze. Tutangire twakira umushumba, tubwire gato ku bintu bifuza kutuganirizaho, twakira umushumba mukuru kugira ngo nawe udusobanurire neza, noneho tuze kubona aho duhera tubaza ibibazo twifuza kumenya uburyo badusobanurira. Turabakire. Murakoze. Nitwa Mukiza Charles, nije muvugizi w'itorero mu Rwanda. Wenda mugenzi wanjye nawe yabanza akivuga, nyuma tukabona gukomeza. Murakoze. Nitwa Kanyeshyamba Salomo, ni umuvugizi wungirije iri torero. Murakoze. Murakoze. Cyambere bishimiye kubakira hano iwacu, kuba mwabona umwanya kugira ngo tuze gukorana ikiganiro, cyane cyane bijyanye n'igiterane turi gutegura mu cyumweru gitaha. Reka mbanze mbabwire ko tubishimiye
twishimiye kugira inama tuganira. Rero muri make itorero ryitwa Wells Salvation Church mu ndimi z'amahanga, ariko mu kinyarwanda twashobora kuvuga ngo ni amariba y'agakiza. Itorero ubundi kugeza ubu riri ku migabane itatu, riri muri Canada ari wo mugabane wa Afurika, riri muri Europe mu gihugu cya Hollande, rikaba no muri Afurika riri hano mu Rwanda ndetse no mu gihugu cya Congo. Hano mu Rwanda iri torero ryatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2010 nibwo ryatangiye hano mu Rwanda. Intego z'itorero murabizi ni ubutumwa, kwamamaza inkuru nziza za Yesu, niyo ntego nyamukuru y'iri torero. Tukaba rero hari ibiterane twise muri Rwanda Chaine, ni vision y'itorero ryacu muri rusange. Igiterane gisanzwe kiba muri Canada, bacita Canada Chaine, ndetse kikaba no mu Burayi bacita Europe Chaine. Rero ubu natwe turashaka kwitangira hano mu Rwanda, tucita Rwanda Chaine cyangwa se Rwanda Reoboth. Turateganya ko wenda no mu myaka iza no muri Congo naho tuzatangira icyo tuzita Congo Chaine. Impamvu rero y'iki giterane ni iyihe? Kugira ngo iki giterane gitekerezwe, zatewe n'ibibazo tubona biri ku isi muri iki gihe. Namwe muzi isi yugarijwe n'ibibazo byinshi, ugiye kureba mu madomene yose atandukanye, haba mu miryango, haba mu rubyiruko, usanga urubyiruko rwugarijwe n'ibibazo byinshi birimo imyitwarire mibi, urubyiruko rufata ibiyobyabwenge. Mu magambo make isi tukayibona yugarijwe n'ibibazo byinshi. Rero nk'itorero cyangwa se nk'abakristo tuza gusanga muri Bibiliya, bisomye muri Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 5 umurongo wa 14, Bibiliya iratubwira ngo turi umuco w'isi. Niko Yesu yabwiye abigishwa be ngo umuco w'isi. Itorero ryacu rero tuza gutekereza ko tugomba gushyiraho igiterane, ariko intego yacu nyamukuru ari ukugira ngo dukangurire abakristo, dukangurire itorero kuba ryahaguruka rikashuwa role yawe yo kuba umuco w'isi, tukamurikira isi kugira ngo biriya bibazo tubona byugarije isi bitandukanye, nk'abakristo tukaba abantu bashobora gutanga igisubizo kuri biriya bibazo byose bitwugarije. Rero mu buryo bw'umwihariko iyi Rwanda Chaine igiterane dufite hano iwacu, twavuga ko gifite intego zigera nko kuri 5 mu buryo bw'umwihariko. Intego ya mbere, turashaka kuzamura imyumvire y'abakristo, kumva neza ko ari bo bafite igisubizo cy'ibibazo byugarije isi, kumva neza ko ari umuco w'isi. Hari igihe twicara gusa ntitubone ko turi abantu bashobora gutanga ibisubizo ku isi. Rero intego y'iki giterane turashaka kongera kwemeza abantu, kumva abakristo ko umuco w'isi ari bo bagomba gutangira ibisubizo ku bibazo byugarije isi. Intego ya kabiri, noneho abantu bamaze kumva ko ari umuco w'isi, noneho tukabakangurira guhaguruka kuko bagakora ibikorwa mu by'ukuri bitanga ibisubizo ku bibazo byugarije isi dutuye, ndetse n'aho tubarizwa, haba aho ukorera, haba mu karere utuye, aho hantu hose.
intego ya gatatu nuko muri iki giterane hazabaho inyigisho zo gutegura abo bantu ushaka ko bahaguruka bagatanga ibisubizo. Muri iki giterane rero tuzigisha abantu ngo tuzabaha ibikoresho no kubaho ubumenyi bwatuma koko bashobora guhaguruka bakaba igisubizo cy'ibibazo bitwugarije. Intego ya kane, muri iki giterane tuzasesengura, twige turebe ese ni izihe mpamvu zituma k'itorero k'abakristo, ni izihe ndisitizi dufite zituma kuko tutaba umuco w'isi cyangwa se ngo tube twatanga ibisubizo ku bibazo bitwugarije. Iyo abantu bamaze gusesengura mukamenya inzitizi aho ziri, ubwo ni ukuvuga ngo tuzahava noneho twamenye n'icyo twakora kugira ngo izo nzitizi zireke gukomeza kutubuza gukora icyo tugomba gukora. Hanyuma intego navuga ya nyuma, ni igiterane kizaba gifunguye ku bantu bose. Ubwo nanone tuzaba dufite intego yo gufasha imitima y'abantu abatarakizwa, tuzababwira ubutumwa bwiza kugira ngo babe bashobora gukira. Izo muri make nizo ntego z'iki giterane. Igiterane rero turateganya ko kizaba muri iki cyumweru gitaha, kizatangira ku wa gatatu tugisoze ku cyumweru. Kizaba ari igiterane cyatumiwemo abantu benshi, twatumiyemo amatorero atandukanye n'abandi bantu ku giti cyabo kugira ngo bose bazaze duhurira hano, twongere kwibukiranya ko turi umuco w'isi, kugira ngo duhaguruke dufatanye twese tube twashaka uburyo n'uzukuri twaba igisubizo cy'ibibazo bitwugarije. Tuzaba dufite iterane kizaba kirimo amateraniro rusange y'abantu bose, ariko kizaba gifite na gahunda z'amasemina y'amatsinda yihariye kugira ngo tuganire cyane mu buryo bwimbitse ibibazo dufite nk'abakristo no dushaka uburyo muzukuri twashobora kumurikira isi yacu. Tuzaba dufite itsinda ry'abapastori n'abavugabutumwa bazaba bafite ibiganiro byihariye. Tuzaba dufite itsinda ry'abaririmbyi nabo bazaba bafite ibiganiro byihariye. Tuzaba dufite itsinda ry'imiryango nabo bazaba bafite ibiganiro byihariye. Tuzaba dufite ndetse n'itsinda ry'urubyiruko nabo bazaba bafite ibiganiro byihariye. Muri make rero, bivuze muri make, ibyo nibyo turi guteganya, kuko niko igiterane cyacu giteguye. Tukaba twiteguye rero kwakira ibibazo mushobora kubaza kugira ngo tube twatanga ibisobanuro birenze ibi dutanze. Murakoze. Ikibazo kwakira nka bitatu babisubiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Wakongera ukavuga. Yitwa Onesifo. Ndetse wa Paradise. Murakoze cyane ku gikorwa cyiza mwateguye. Navuze ngo iki gikorwa kizaba guhera ku wa gatatu kugera ku cyumweru, ariko ntabwo navuze amatariki ari ayahe kugira ngo nze kuyatubwira. Ikindi nshaka ko bazaho kirashingira kuri ibi byiciro bavuze uti abavugabutumwa n'abashumba bazaba bafite igice cyihariye, bazaba bafite ibyo bazaganiraho. Dukorera Florent, nkaba rero nagira ngo mbabaze, iri ni itorero tuzi ko ntabwo turibona mu iterane rinini cyane mu gihugu, byakozwe ku rwego rw'igihugu rinini, ariko tuzi ko ari itorero rikomeye, rifite imyaka rimaze, rifite ibyo ryakoze ryagutse, rifite abashumba bamyambyemo, uko guharanira ko
mwatoza abanyarwanda kuba umucyo w'isi uhereye ku bakristo mu bikorwa bifatika statistically muri figures zihari muri achievements muvuga muti twarabikoze kuko byamaze kugaragara ko imvugo y'itorero irushaho kuba interprete neza iyo ibikorwa biri bya development communautaire mwagize n'uruhare igitorero n'ibikorwa byagize n'uruhare bimaze gukura abangahe n'aya ibiyobyabwenge bumaze ibyo bikorwa mu buryo bw'imibare ifatika iyo mwaba mufite hafi bikayidusangiza umukozi. murakoze cyane nitwa Johnson Ndekezikaya kuna nabivuze mureba guseke hano hanze y'umwaka mu mujyi wa Kigali nk'itorero riri tumaze kubona ikibazo uko mwarabigarutseho cyane cyane cy'urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge bahura n'akaga barida zitateguwe ariko iyo ugiye kureba usanga benshi mu by'ukuri bamwe na bamwe batazi no gusenga. Wakongera ukareba amadini n'amatorero hano mu Rwanda kenshi iyo bateguye izo seminari basanga n'ubundi abaza ari babona basanzwe bari hano mu rusengero kandi igomba itorero nk'iri n'abo mujyi barimo byanga bikunda nabi n'itorero muteganya iki cyangwa mukora iki kugira ngo mwegerere bariya bantu bari hepfo aho ngaho bijandika muri izo nzoga bahora mubera mu mitungo ibijyanye n'ibyo mbese usanga ujya gukora ibivugabutumwa usanze abantu bari njya mubitekerezaho. murakoze. murakoze abajana batatu Strasbourg na Johnson reka ibibazo byabajijwe na Onesiporo sabe mugenzi wanje yagerageza kubisubiza ndetse n'ibya Flora nyuma nanjye ndaza kumukompleta mbere ca Johnson. murakoze. arakoze mwese ikibazo cya mbere yabajije ni amatariki y'iterane kizatangira ku matariki 2 z'ukwezi kwa munani tugiye kujamo ubwo ni ukuvuga ku wa gatatu isozwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa munani hazaba ari ku cyumweru cyangwa kirasobanutse. ikibazo yabajije kindi navuga ko aricyo kibazo cyo gutekerezaho cyane impamvu n'amasomo dutekereza yo guha amatsinda yihariye kugira ngo habe amasomo adatangirwa muri rusange. iki kintu hariho topics ziri specific kuri buri tsinda. impamvu bazifashe gutya nuko nk'uko umushumba mukuru yabivuze umucyo usaba kumenezwa ibintu byinshi. hari ubwo usanga umwijima uri mu basore hari ufitanye isano na famiye avukamo, hari aho usanga umwijima uri muri famiye bifitanye isano n'abana, hari aho usanga umucyo umugore ari kugendera mpuzaguka ufitanye isano n'imibanire y'umugabo. niyo mpamvu aha tugendeye kuri icyo cya mbere amatsinda wenda duhere kuri couple cyangwa abashakanye biza no gusubiza ikibazo cy'abatinganyi ngira ngo abajije ngira ngo nicyo niwe wakibajije. icyo kibazo cyo gitindaho cyane nubwo kivugwa cyane iwacu twemera abatinganyi sisiteme dukoreramo tibyemera, bibiliya twizeye tibyemera. icyo dushingiraho nuko bivuga ngo tube mu muntu, imana ire mu muntu yaremye umugore imuzanira umugabo. ntabwo yarebewe ko abagabo babiri babana kandi cyane cyane biriya tegeko ngo mugende mworoke. iyo verbe kororoka kugeza ubu turayumva mu batinganyi. then ni mariage, niba nita mariage sinzi, ni uburyo bwo kubana ariko butujuje inshingano imana yaremeye umuntu. yaremeye umuntu kororoka. iyi rero ni sisiteme iza ibuza umuntu kororoka.
ntituyemera ntitunayishyigikiye. Hanyuma nanone muri ibi by'abashakanye babana, nk'uko mubizi kugira ngo umuco ubeho haba kombinezo y'ibintu byinshi. Abize iby'amashanyarazi bo babimenya vuba cyane, ntabwo ikintu kimwe gihagije. Niyo mpamvu iyo tureba couples, imiryango dufite, dushaka ko yinjira ikiga ikamenya umuco nyawo, kuko umuco ni Kristo. Yaje mube abe ntibahumanya, niko Bibiliya ivuga. Abantu bashobora gutunga Bibiliya bakaba no mitori bakagira n'amazina twita ko ari ayo kuba babatijwe, ariko badafite umuco. Igiterane rero kigamije guha abantu umuco, lumière. Noneho abantu bamara gusobanukirwa n'uyu muco bakaba capable kureflectinga. Umuco dutanga si uwacu, tuzaba twigisha abantu kugira ngo babanze bakire Kristo nk'umuco. Nibamara kwakira Kristo nk'umuco, il faut reflecter. Bazahita batanga umuco mu mahanga kurenza kubabwira ngo nimutanga umuco badafite isoko y'umuco ariyo Kristo. Kandi Kristo tumufite mu ijambo. Urubyiruko nanone tuzaba tubakangurira ibintu bijanye no kwiteza imbere, ibintu bijanye no kuba icyitegererezo muri iki gihe, kuko nubwo igihe kimeze gutya ariko haracyariho urubyiruko dushobora guheraho n'abandi tukifashisha imico no kubakosora mu ijambo ry'Imana nk'umuco, bakamurika tukabona itorero ryacu rimukiye Rwanda, u Rwanda rumukiye Afurika, isi yose ibonye umuco. Niyo ntego nkuru y'amatsinda. Flora ati itorero ngiri rimaze igihe rinazwi, rigomba kuba hari ibintu bifatika bya development rikora. Ubundi n'ubundi muri mu itorero rya Welse twemera agakiza kuzuye. Agakiza kuzuye ni ukuvuga umuntu akira umutima, akira ubugingo, akira umubiri, icyo bita holistic. Kandi holistic niyo Yesu yakoreshaga, murabyibuka, yababariraga umuntu ibyaha akamukiza n'indwara. Noneho rero tugiye muri ubu buryo bw'umubiri, mu by'ukuri nta statistique iri fixe twateguye mu ngubu, ariko turababwira ibikorwa tuje dukora. Hirya yo kubwiriza abantu bagakizwa, hirya yo gukomeresha abantu ubutumwa bwiza kimwe n'ahandi bizwi, tuje dukora ibikorwa dukorana n'inzego za leta. Mu murenge buri mwaka twishyura abantu, twishyura mitiweli. Hari ubwo batuzanira abantu bashonje tukabaha ibiryo, abantu bafite ibibazo bari bose zenabo abo turabakira. Ibyo nibuka gusa nk'ubu ubushize vuba cyane, iri torero ryishyuriye abantu hanze y'itorero duhawe n'umurenge bagera ku 200, twishyurira mitiweli bishyuriwe n'iri torero. Ubwo se nshizemo abashobora kuba badafite ubushobozi bwo mu itorero twishyurira, n'abandi bantu bishyurirwa n'umukristo umuturanyi ku giti cye. Icyo kivuze mu izina ry'itorero. Tujya dusura abantu mu bitaro. Umwaka ushize twarabikoze, ndibuka ko twishyuriye abantu 3 bari mu bitaro Kibagabaga facture, barakize ariko barimo kwishyura bagumamo basa n'abafatiriwe. Twaragiye twishyura izo facture, ubundi tugemurira abandi, ubundi dusura abandi. No muri gahunda y'igiterane hari abantu dufite, hari budget duteganya, hari ibikorwa duteganya twenda gukorera mu ivuriro rya Kibagabaga byo gufasha abantu. Ubu harimo n'abana bamwe twishyurira ishuri, bashobora kuba atari benshi cyane, ariko hari ibyo twagiye dukora. Ibikorwa by'amajambere turabishyigikiye kandi turagerageza uko dushoboye. Murakoze. Rero ngapa ikibazo cya answer ka wenda komplete gato ikibazo cya siporo y'abahanzi ibibazo ubona komeye gusibandaho uba nguriye ko gushira abantu matsinda kugira ngo twibande ku bibazo bya buri sinzi. Umuje ko twavuze ko isi ni ibibazo byinshi, ariko ibibazo iyo bireba cyane hari ibigaragarira mu miryango. Guhuza rero itsinda ry'abantu bagize umuryango no kugira ngo dusesengure cyane ibibazo biri mu miryango no gushaka ibisubizo twebwe nk'abakristo dushobora gutanga mu miryango ifite ibibazo. Hari itsinda ry'urubyiruko yarabivuzeho pasiteri, ku rubyiruko tuzareba urubyiruko rufite ibibazo byinshi cyane, ariko nk'urubyiruko rw'abakristo bakijijwe niki bakora kugira ngo babere umuco
babere modeli urundi rubyiruko rundi ruri hanze ku buryo bashobora no kubarebera bakavuga ngo ruriya rubyiruko rw'abakirisitu bafite uko bitwara, bafite uko bakora, bya bintu ya myitwarire yabo myiza no gukora kwabo kwiza ukaba kwashobora gukurura n'abari mu bibazo hanze nabo bagahinduka. Ariko mwakora ibiterane ugasanga niba abakirisitu banyu niba abandi bantu b'abantu nanone bari hanze bafite ibibazo ntimushobore kubagira kugira ngo nuko wabajije. Reka nkubwire ko wenda ntitwakuruse kubivuga mbere icyumweru turi gusoza cyari icyumweru twari twese mu icyumweru kandi ivugabutumwa ritari rijyana ivugabutumwa twakoze ivugabutumwa hanze aha bagiye kuvuga ubutumwa ejo ku isoko, hari abantu bagiye mu masantere atandukanye kuvuga ubutumwa. Muri uyu munsi ibyo pasiteri yaragarutseho, uyu munsi dufite timu yacu yagiye mu bitaro bya Kibagabaga bagiye bafite objective ebyiri. Objective ya mbere ni ukubwira ubutumwa abandi abantu nabo bari hariya kwa muganga wowe bari bafite ibibazo, ariko objective ya kabiri ni ya yindi mwari mwabajije, ni ukubwira ngo tugire icyo tubafasha. Hari ibyo twateguye tuje gufasha abantu bari hariya, twanategereje ko tuza kureba n'abandi tuza kurebera hariya kwa muganga. Bivuze ngo umusukuri ntabwo tuzibanda gusa hano, ariko twatekereje ko tugomba no gusohoka tugatuma abantu bari hanze. Kandi wenda reka naco ntigarukeho mu bikorwa turi gutegura nk'itorero mu matsinda tuzasengera ku cyumweru, kuko dufite gusengera abakozi mu rusengero. Hari n'itsinda ry'abavugabutumwa tuzasengera, kandi iryo tsinda objective yabo n'intego waba hano kuzakora ni ukuja kuvuga ubutumwa hariya hanze bitari hano ku Bututsi, kugira ngo bariya abantu bavuge bariya hanze nabo dushobore kubabwira ijambo ry'Imana kugira ngo bave mu byo barimo. Murakoze. koze hari mugenzi wacu waje ikibazo kugira ngo cyenda gusa n'ibyo bagarutseho. Yitwa Frederic, akorera Gospel Time, yavuze ngo isi ya none yuzuyemo intambara ndetse n'ibikorwa byinshi bihabanye n'ubushake bw'Imana. Zimwe urugero batinganye uruhe ruhare rw'itorero mu gushaka igisubizo cy'ibibazo isi ifite, bakoreshe ingero zifatika. Arongera abaza icya kabiri, icyorezo cy'ubutinganyi, ibiyobyabwenge, inda zidateguwe ni bimwe mu bibazo by'ingutu byugarije urubyiruko. Itorero rikora iki kugira ngo ririnde urubyiruko rwo rwitware ruteye muri ibi bihe bikomeye? Arakoze, ngira ngo ibyo bibazo ko nzumva bitandukanye cyane n'ibyo tumaze gusubiza. Numvise abaza uruhare rw'itorero kugira ngo tube twatanga igisubizo ku bibazo by'ubuvuzi. Ibyo ni byo turi gushaka, ibyo twababwiye niyo ntego y'igiterane cyacu, kuvuga ngo turashaka guhurira hamwe nk'abasenga Imana kugira ngo ducoce ibyo bibazo, tunibaze mbese icyo twakora niki. Ngira ngo niyo ntego y'igiterane kandi nicyo dushaka kuzageraho. Cya kabiri ndagarutse ku bibazo by'abatinganyi, niba numvise neza ndabisohora ikibazo kiremereye, ikibazo cy'inda zidateganyijwe. Ibyo bibazo byose yabisobanura neza pasiteri. Buriya abakristo tubwira dufite ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana burya nta kintu ryasize. Icyo wibaza cyose iyo ugiye mu ijambo ry'Imana usanga mu gisubizo. Ikibazo cy'abatinganyi nticyanashakishwa cyane, ugiye muri Bibiliya rwose ibisubizo birimo bisobanuza. Ibyo bagomba batwara inda n'ibiki byose twe turabibonera muri kwa kutamenya Yesu. Cyo gituma tuvuga ngo reka twongere tubwire urubyiruko, abasore bamenye Yesu nibabe icyitegererezo, bereke bariya bari hanze ko bishoboka ko umuntu ashobora kuba umusore ariko ntaje muri zimwe ngeso zo hanze, nubwo ari umusore uri mu isi y'iki gihe imeze gutya.
ariko imyitwarire ye no kumenya Yesu kwe no gukora kwe yerekane ko bishoboka ko umuntu ashobora kuba umusore ntakore ibikorwa n'abari ni ikibazo tukibonera aho kigaragarira mu kutamenya Yesu, ariko icyo dushaka ni kugira ngo abantu nibamenya Yesu mu by'ukuri Yesu azabahindura kugira ngo babe abantu beza nk'uko tubyifuza. Murakoze. Yesu ashimwe cyane. Nikabikemo kuri Evangélisez le Monde TV, kandi dufite intego nziza rwose y'iterambere nabikunze. Nshaka kubaza gutya, uyu munsi amatorero ya gikristo n'isi muri rusange bahanganye n'ikibazo cy'ibyaha birimo ibyo byose, gufesinga, ubutinganyi, ibiyobyabwenge n'ibindi. Ariko kandi uko ab'isi bashyiramo imbaraga mu gukora ibyaha, n'abakristo bagerageza kubwiza ubutumwa rwose ku buryo bugaragara. Ahubwo umuntu ashobora kwibaza ku butumwa bwiza ubona bubwirizwa mu nsengero zitandukanye, n'umubare w'insengero ukiyongera, ba runaka barufunguye, na hano hirya barufunguye, nahe barufunguye, ukabona mu kagari harimo insengero nyinshi, ariko wareba umubare w'abahinduka ngo bagere ku kigero cyo gusa na Kristo, baba abakristo koko, ukabona bari kuba bake. Hari ikibazo cya methodology, hariho ikibazo cy'abigisha. Muramfasha cyane ko mbyibazaho cyane. Icyo ni ikibazo cya mbere, kuko ubutumwa bwiza bukomeza kwigishwa, ariko umubare w'abahinduka ugakomeza kuba mucya, ibyaha bikiyongera, kandi biba bigaturuka ku bigirirwa izina ry'Imana cyangwa abakristo, ugasanga nawe gufatirwa muri izo kese zose turi kurondora. Haba hari ikibazo cye. Icya kabiri, ikibazo cya kabiri ndakibazo umuntu wagize iyerekwa ry'iri torero World Salvation Church. Mushumba, mu gihe umaze muri uyu murimo w'Imana wabonye byinshi, wumvise byinshi, wakoranye n'Imana byinshi, hagati y'iby'Imana yagukoreye n'ibyo yagukoresheje, ni icyo ujya wumva kiremereye kuruta ikindi? So kubera iki cyo ngicyo aricyo kiremereye? Thank you. Wakire abandi babisubiza utumwe umusoro. Okay, ndi nagira icyo mbaza, nabo mwadusangije abantu bazifatanya namwe bavuga ubutumwa, niba hari abaririmbyi, abahanzi, aho ibahe nabo mwabatubwira. Ikindi, hano niho Reoboth Ministries isengera, cyangwa se niho abaririmbyi bayo benshi babarizwa, bikubona ko amashuri Reoboth twarayibuze, n'ababyeyi bayo nta makuru yabo mwaduha. Murakoze. Murakoze. Ikibazo cya mbere cya bikemo gerageza kubisubiza. Yarakoze bikemo rwose ku kibazo cye, kugira ngo hari ibyakaganiriwe bitari mu banyamakuru, ariko reka tukivuge ko wakivuze. Yohana 18:32, Yesu aravuga ngo muzamenya ukuri, kandi nimumenya ukuri kuzabatura. Uti none ko tubona amatora afungurwa umunsi ku wundi, umubare ugenda uzamuka, ndetse n'abayagana aba benshi, ariko twashaka bahinduka tukababura cyangwa bakaba baki, wenda ntibadakabije niko yabazaga. Reka tubanza tubaguze ukuri ko umubare w'amatorero n'ubutumwa bwiza bwa Kristo ni bibiri, kuko ubutumwa bwiza bwa Kristo budafunguye buri nyabwo burahindura. Ariko muri iki gihe ku mpamvu nyinshi tutavuga kuko sinzo tugiye kujamo, turi kuhura n'ubutumwa bufunguye.
bamara kuza bufunguye tukabwitegamo intungamubiri z'aba mwana wanyoye amata adafunguye kandi ayaca afunguye, bigatuma rimwe na rimwe umusaruro twa expectinga gatarimo tubona. Ariko kugeza ubu icyo duhatira, inzira imwe gusa dufite rukumbi twahawe ni ukubwira abantu bati, kuko muri biriya bintu byinshi bigiye biyobya abantu, ni ukubayobya koko, hari ibiyobyabwenge, hari ibiyobya sinzi, iryo jambo ryo kuyobya hayo utazi, ubundi iyo uzi ntuyoba. Niba abayobozi benshi ni ukuvuga ngo ubumenyi ntiburacenga. Niyo mpamvu duhozaho tukavuga ngo abantu nibamara kumenya ukuri tuzabona umusaruro udafitanye isano n'amatorero yaba menshi cyangwa make. Tukaba rero tuvuga ngo ibijyanye n'iki kibazo abantu bariho kandi bashobora kuba atari benshi, ariko abagana amatorero bose hari abatangiye, hari abatarasobanukirwa, hari abadahabwa ibikwiye gutuma bafashwa bakadindiraho, ariko abahuye nabyo Imana iracyari yambaye. Abantu bakunze kubivuga tukababwira ngo Imana ya ba Daniyeli ntabwo yavuyeho, ahubwo wenda habuze ba Daniyeli bane. Imana yakoresheje ba Pawulo iracyari yambaye. Imana izihindura abantu iriho, ariko wenda ba Pawulo Imana ikoresha niyo bashobora kuba bafite intege nke, ariko tukaba tubizeza ko hamwe n'icyizere dufite Imana yacu n'ibiterane nk'ibi tugamije kwigisha abantu ni ukugaragaza ukuri, tugaragaza umucyo, abantu nibamenye umucyo ntabaguma mu mwijima yabona umucyo. Murakoze. Murakoze. Ikibazo cya kabiri hagati y'iby'Imana yagukoreye n'ibyo yagukoresheje, si isubiza nkanje cyaje kuvuga ko iri ni itorero ryacu, ni itorero ry'Imana n'ibindi abantu benshi. Nubwo ntangiye kuyobora vuba, ntabwo navuga ngo misiyoneri wanyu, misiyoneri ngo ntumve, ni itorero ry'abantu, itorero ry'Imana, ntabwo ari itorero ry'umuntu, kandi viziyo yayo yose itandukanye n'iyo Yesu yasigaye ku isi. Niyo yagiye kugenda mu isi guhindura abantu bose kuba abigishwa baje, niyo viziyo y'iri torero ryacu. Nta mwihariko mwaka muri gitondo. Icyo nasubiza iriwe nja mu madetaye ngo mvuge ngo niki, ariko ntekereza ko ibiremereye n'iby'Imana yadukoresheje kuruta ibyo yadukoresheje, kuko kubona gutanga itorero rikabaho imyaka yose rikaba ririho, rikaba ryashoboye gutuma rikaba ryarashoboye kubaka n'inzu turimo, nabyo bivuge gutyo, bikozwe n'abakristo ubwabo bonyine kandi batari benshi cyane. Ibyo byose ntekereza ko ntibyavuye mu mbaraga zacu, ibyo twashoboye gukora n'ibyo itorero rimaze gukora si biva mu mbaraga zacu, ahubwo ibyo twakoresheje n'Imana. Rero ntekereza ko icyo ari cyo kuri twe iby'Imana yadukoresheje ibyo duha agaciro kuruta. Murakoze. Hanyuma hari uwarubajije amatsinda y'abaririmbyi, kuko abaririmbyi hari amatsinda atandukanye twagiye dutumira, twavuga nka Alarme Ministry, ngo benshi murayizi, hari abitwa Igisubizo, hari abitwa Chaine, hari abitwa Dukorera, ariko abo bose bazaza basanga ni mu itsinda ryacu rya isengera. Ubwo rero hazaba hari abaririmbyi nabo batandukanye. Ikibazo cya nyuma wabafite Reoboth yagiye, icyo wenda singisubiza cyane, twe tuzi ko ihari, ariko kandi Reoboth ni minisitiri, nubwo dufite itsinda rimwe ryabo riri isengera hamwe, ariko
ariko n'itsinda ryagutse riri mu matorero atandukanye n'itsinda rifite ubuyobozi mu buryo bwihariye. Ndatekereza icyo kibazo wenda kibajijwe abayoboye iryo tsinda mu rwego rwa minisiteri, niho wenda bashobora kubona igisubizo cyiza gitaho, ariko twe tuzi ko ihari kandi irakora kuko yahise ikora. Murakoze. murakoze abashumba. Twasoza niba nta wundi ufite ikibazo twakirana. Murakoze ku biganiro tugiranye. Agira umushumba mukuru wenda kutubwira soza akantu gato wenda aba yibagiwe badusengera. Murakoze. Murakoze cyane. Icyo ushaka kuvuga ni ukongera kubashimira umwanya mwaranye n'ibiganiro byiza dukoranye, rwose turabashimira cyane. Ikindi turashaka kubatumira muri iki giterane. Icya mbere mwebwe ubwanyu turifuza ko tuzabana namwe hano mu giterane, bizatunezeza rwose tubanye mu giterane. Ariko icya kabiri nanone tukaba twabasaba kuko turabizi ko ijwi ryanyu rishobora kugera aho tudashobora kugera, tukaba twabasaba nanone kudufasha gutumira abantu benshi batandukanye kugira ngo tuzaze hano dusange ibyiza dutekereza ko Imana izatugendera muri iki giterane turi gutegura. Murakoze cyane, numva ari cyo nasorezaho. Reka rero dusenge kuko dusabye Mwami Imana yacu, Imana nzima, Imana igira neza, Imana yuzuye imbaraga n'urukundo. Ndagushima ku kiganiro cyiza tugiranye n'abavandimwe b'abanyamakuru. Icya mbere ndasabira umurimo bakora, ndabizi ko bakora umurimo mwiza wo kwamamaza ubutumwa biciye mu binyamakuru ndetse n'ibitangazamakuru. Ndabasabira rwose umurimo bakora, turabizi ko hari abavuga ubutumwa bakomeye cyane bamamaza ubutumwa bwawe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ndabasabira gutera imbere, ndabasabira guhabwa imigisha myinshi umurimo wabo bakora kugira ngo waguke, kugira ngo ibyo bakora rwose bigere kure cyane kuruta ndetse aho wategereza. Ndasaba ko tugirira neza twese, tugiye gutandukana ariko turasaba ko ubana na buri muntu wese, turabizi ko bavuye hatandukanye. Ndasaba ko barinda kugira ngo bagere aho batuye amahoro. Twese dukomeza kuturindira mu ijambo ryawe no mu gakiza kawe no mu buntu bwawe, kandi imbaraga zawe n'ubuntu bwawe arizo dukomeza kudutwikira bamwe ku iseka rwose. Tubisabye mu izina ry'Imana yacu.